munsi turagarutse kugira ngo tugire ibyo tuganiraho noneho. Abenshi muri iyi minsi abafite gahunda cyane cyane yo kuzagira business zabo, hari ikintu cya mbere batekereza kwiyandikisha. Burya business kuba byonyine uyandikisha ikajya muri systeme za RDB tuzi icyo ari cyo, ikigo gikomeye cyane gifite ibyo gishinzwe cyane cyane byiswe yuko ari iterambere. Kuba bijya muri RDB bikahita bijya automatique mu kigo gishinzwe imisoro n'amahoro ni irindi jambo utagomba kwibagirwa mugabo. Niyo mpamvu reka tugire ibyo tuvuga kuri business, noneho tuhite tuza dusobanure icyo enterprise akenshi baba bashatse kuvuga, corporation cyangwa limited liability company biba bishatse kuvuga iki n'impamvu ibyo bintu byose bibaho. Hanyuma noneho tujye ku kibazo nyamukuru bamwe mu badukurikira batubajije. Narakibajijwe ubwa mbere, hari n'abandi bakimbajije. Noneho muri ibi bihe bya covid abenshi bakoraga business zimwe zaranze, ariko kubera no kugerageza kujyanisha no kubera yuko covid iri ariko n'ubuzima buzakomeza ndetse na business na nyuma yaho zishobora kuzakomeza, tutitaye yuko isi iri muri crisis, ariko byanze bikunze business tuzazikora kandi zizakomeza. Niyo mpamvu tugiye kugira ibyo dusobanura mu ncamake, ariko ushaka kumenya byimbitse ufite uburenganzira bwo kujya wajya mu resource ya RDB nawe ukafata umwanya ukaba wasoma, aho ugize ikibazo ukaba wadusobanuza tukagusobanura, ariko ni ibintu byinshi ushobora kuvuga umunsi ukarangira n'undi ukajyamo. Hano ikibazo cya mbere kiragira kiti, mu Rwanda hari ikintu kindi nanone ngira mbabwira abantu, kuba wasoma amategeko agenga kampani muri Amerika ntabwo ari kimwe nayo mu Rwanda. Urugero rukunda kubaho cyane icyo twita small medium enterprise cyangwa businesses ntoya kandi zigereranyije zo yo muri Amerika ishobora kuza mu Rwanda ikaba corporation cyangwa ikajya ku rwego runini cyane. Niyo mpamvu akenshi iyo turi gusobanura business mujye muzumva muri context cyangwa mu buryo bw'umuntu uri gukorera mu Rwanda, kwa ko iyo ugiye gusobanurira nanone umuntu wenda ukorera mu kindi gihugu mu byo twita consultance, wigendera cyangwa ugendera ku mategeko yo muri icyo gihugu. Ibyo tugiye kubabwira turagerageza gusanisha, yego hari ibihura mu bihugu bitandukanye, ariko turagerageza gusanisha n'amategeko ndetse n'ibireba abantu mu Rwanda. Ubundi iyo umuntu atekereje gufungura kampani birazwi yuko bavuga ko ari ubuntu, ariko abantu ntabwo babitekerezaho. Nubwo ari ubuntu kuyandikisha biroroshye, ariko kugira uyifunge n'andi mabwiriza bihita bisobanura yuko iyo ufunguye kampani uba uremye ikiremwa gishya. Niyo mpamvu nubwo ari ubuntu mugomba kubitekerezaho cyane. Swat hari uburyo bwa mbere ishobora kuba enterprise kugira ngo tubyoroshye ntitutajye no mu bintu byinshi. Iyo iri kuri uru rwego ni igihe ubona business yawe idashobora kwinjiza amafaranga ageze ku bihumbi 10 nibura ku munsi. Ubwo bisobanuye ko business revenue ya kampani yawe mu gihe itagera ku 300 biba byiza uyandikishije nka enterprise. Nubwo enterprises zifite weakness nyinshi muri zo zo kuba itafata enterprise kugira uyihindure izamuka ijye kuba corporation biragoye cyane. Niyo mpamvu enterprise niyo nama bagira umuntu ufite business itakinza amafaranga menshi kazamuka ku rundi rwego. Niyo mpamvu abenshi mu bantu bakorera mu cyaro akenshi bahabwa amatini, kubera yuko business zabo ziba ziri ku rwego rwa enterprise aba ari ntoya cyane bitewe n'ubushobozi baba babona abantu bashobora kwinjiza n'inyungu business ishobora kumuha. Ariko bidakuye yuko umuntu ashobora kugira enterprise ikazazamuka ikanaba nini cyane, ariko kubera ko yahisemo kuba yaguma imeza gutyo akaba ariyo mpamvu abihitamo gutyo. Cyane cyane hari n'ama business uyu munsi abona amafaranga ejo akayabura, ejo akazongera akayabura, cyangwa iyo ushyize ku cyita rusange ku mafaranga wongeza ku kwezi ugasanga n'ubundi biracyari ku 300, icyo gihe urumva biba bikiri makeya cyane. Nanone wahitamo iyi nzira ya enterprise. None hari ikindi bita LLC cyangwa limited liability companies. No kuvanga liability sinzi ukuntu nabizita kwa ko mu Kinyarwanda iyo utewe n'icyo uri gusobanura, ariko abantu bafungura kampani amategeko aza mu Cyongereza, nicyo wenda urugero njye nibyo nkoresha, ntabwo mbizi neza mu Kinyarwanda ariko ndagerageza kubasobanurira. LLC no kuvanga ahangaha zigira ama benefits zazo. Cyambere yani impamvu LLC cyangwa izi kampani akenshi dugira inama buriya muri types za business hari icyo bita sole proprietorship, cyane cyane yandi yo ku muntu ku giti cyiwe, akenshi nizamo nizo za enterprise. Hakazamo n'icyo bita partnership, kwa kundi mwifatanya muri babiri mukaba mwafungura kampani, cyangwa se zikazamuka zikajya ku rwego rwa corporation hahandi mushyiraho n'abakozi.
Ibi ngibi kugira umenye ibibazo birimo cyangwa ibyiza byabyo nibyo tugiye kugerageza gusobanura mu magambo makeya, kugira ngo nibura ntabwo uri bumenye ibintu byose biri muri company, yaba iri ku rwego rwa enterprise, LLC cyangwa corporation. Ntabwo byose ubimenye, ariko hari ishusho rusange uri bubonye. Ahangaha ikintu cya mbere, iyo umuntu agiye gufungura company iri ku rwego rwa limited liability, mu Rwanda iyo uvuze limited company, akenshi ubuvuze hari ziba ari limited by shares. Nizo abenshi bakunda kugirwa inama yo gufungura, aho ngira share imwe tukanayaha n'agaciro, cyangwa se hari ibyo yiba yabaye limited by guarantee, cyane cyane ama charity n'ama ONG. Nanone izo na ONG na charities zifite aho zigomba kunyura, bigakomeza hirya no hino. Hari ukuntu zigenda ubivanga bituwe n'intego ufite. Mu Rwanda amategeko arahari, iyo ugiye gufungura company uba uri kubireba uhitamo, ariko akenshi ikunze guhitwamo ni iyi ngiyi ya LLC by share. Ikindi kintu nanone abantu bagomba kumenya, LLC akenshi impamvu abantu bose tubagira inama ya limited liability cyangwa limited company by shares, nibwo yisanga iri muri LLC nayo muri LLC. Ahangaha icyambere nuko i protectinga assets zawe, nukuvuga ngo company yawe ifite assets uba wazanye. Assets zawe, iyo liability cyangwa akenshi liability tukunda kuvuga ku nguzanyo ushobora n'ibintu by'ingwate n'iki, ntabwo biba byivangavanze nabyo keretse igihe bibaye ngombwa. Urugero, niba wagiye gufata inguzanyo muri banke, assets wemeye yuko ibafatwaho ingwate, iyo ngiyo niyo iri kuri risk. Ariko izindi zose utakoresheje zizo nta kibazo ziba zifite. Niyo mpamvu ahangaha iyi company yo ifata ibintu byawe biri kuri LLC cyangwa assets za cyangwa ibyo wari usanzwe ufite, biba birinzwe kuri liabilities uzakoresha, yaba amadeni n'ahandi yo hirya no hino. Ni ukuvuga ngo bariya bateye ikibazo cyangwa baje kukwaka ibyabo kuri kwabo, ntabwo bahita baza ngo batware ibintu byawe batabanje kukubaza. Ahangaha ikintu nashaka kukubwira hano, niyo yitwa limited liability, biba ari sawa kuko hari izindi ziri unlimited. Niyo mpamvu n'izi za sole proprietorship cyangwa n'izi za partnership, akenshi hari igihe nanone ziriya business usanga ari unlimited. Unlimited bisobanuye yuko iyo uhombye cyangwa ugiye gufata inguzanyo company ari unlimited, ukananirwa kwishyura, biro automatique yuko bahita baza bagatwara ama assets yawe cyangwa ibindi bintu ufite. Assets zishobora kuba inzu ukoreramo niba ari yarubatswe, ishobora kuba amamashini ufite muri company yawe, zishobora kuba izo printers aho ufite aho ngaho cyangwa amamashini, cyane ibintu byose ufite aho ngaho bishobora kuramba igihe kirenze umwaka umwe. Ikindi kintu nanone aha ngaha tugomba kuvuga, izi LLC haba harimo ukuntu nyine zigize zifite flexibility muri taxation. Urugero, LLC ushobora kuyifungura uri umuntu umwe. Ahangaha iri kudeklara biba bimeze nk'ari personal income tax, ni ukuvuga ngo ari income iza ku giti cye kwa kuri umuntu umwe uri ku managing company, akenshi mugenda muri aba managing director. Ahangaha ikintu ni ukuvuga ngo hano biranashoboka yuko nk'uko twababwiye yuko hari ukuntu ucangacanga ibintu nk'umuntu wize business n'ama expense yawe ukaba wasavinga amatax. Ibi birakorohereza iyo ufite LLC cyangwa uri limited by shares. Ni ukuvuga ngo hano biba harimo flexibility. Ikindi hano ushobora guhitamo, ushobora kuyiraninga nk'aho ari wowe, cyangwa se ukaba managing director, cyangwa ukayiraninga nk'aho ari partnership, cyangwa niba mwari bitinze by share muri benshi mukitoramo n'ushobora kuba CEO. Biba bishoboka cyane. Ikindi kintu nanone hano ugomba kumenya, biba byiza kuhera company yawe iri LLC igihe ufite inzozi zo kuzayigira nini. Hari igihe kigera ukaba wayifata ukayihinduramo corporation. Ahangaha corporation iri jambo turizanye naryo, reka turisobanure. Corporation ni izi company nini uhora ubona nini ku isi, akenshi tureba nini cyane. Urugero nka Beka, urabona Beka iri public listed company PLC. Buriya nuzajya ukabona kazaba gaso hari limited liability companies. Limited ziba ari kuri wowe nyine, wowe n'abandi bantu barimo, wowe n'abandi bantu mufatanyije. Ariko iyo ibaye PLC no kuva ari public listed company, izi ngizi noneho ziba ziri ku rwego rwa corporation, aba ari amakampani manini cyane. Ahangaha ama assets nayo nk'uko nayo byaba bimeze, n'ahangaha ama assets yabo na liability biba bitandukanye. Ikindi kintu nanone nabo bayikora icyo gihe baba bafite intumbero n'ubundi nayo kuzajya public, bahita bitwa PLC, baba bakongeraho kugira bakwereke yuko yizewe no kuba abantu Rwanda twese dushobora kuba twayishoramo tubishatse, kubera yuko ibiri kuri stock exchange.
kigo cy'imari n'imigabane nk'uko dusanzwe tukizi ubushize twakivuze. Ikindi kintu nanone ahangaha mugomba kumenya, ahangaha corporation ihita izana noneho ibintu bikomeye cyane cyerekeranye n'uburyo bw'imiyoborere. Hahandi hirya biba byoroshye imyanzuro ufata, aba ari we managing director, aba ari direct, ntabwo uba ukeneye ibintu by'inama. Ushobora no kwandikisha abasekreteri bawe n'iki, ariko ibyo byose niyo utabafite nta kibazo biba bitwaye, biba ari optional, ntabwo bitegetswe. Ni ukuvanga ahangaha ikintu nshatse kukubwira, iyo bigeze kuri corporation hano uba ufite n'abasekreteri, ufite n'urwego rw'abakozi ukoresha. Ibi ngibi bihita bituma yuko umwanzuro wose ufashe haba ugomba no kwandika ama minutes, hari ibintu usabwa n'amaraporo, ku buryo ugomba kuba ufite ability yo kuba wakora board of directors. Ziriya PLC zose uzabibona zifite aho bita aba board of directors, bakagira n'aba executive, cyane cyane wumva aba executive chairman, ukumva aba CEO. Ibyo byose biba biri ahantu byarateguwe na corporation. Izi ziri kuri uru rwego, ni ukuvuga ngo ibintu byabo, imyanzuro yabo ica muri izo nzego. Ikintu ahangaha noneho umuntu ashobora kwibaza, tugerageje kumva hano, wumvishe yuko trading hano iyo umaze gufungura company, iyindi nama tugomba kugira inama abantu, uhita utangira gutekereza ku kintu cyitwa local government taxes. Ziramwita ni cyane cyane amahoro, ibyitwa isuku muba mwishyura buri kwezi. Ukahita unibuka yuko urebwa n'itegeko ryo kuba uzishyura icyo bita trading license cyangwa ikizwi nk'ipatent. Ibi bintu ni ibintu ugomba kwita ushyira mu mutwe mbere yuko, niyo utasoma amategeko utarabisomye, niyo registarinze company kuri rupapuro rusohoka, byaboneka biriya bintu byanditseho ni ngombwa kubisoma, kubera yuko akenshi iyo ugiye guhanwa cyangwa iyo hagize ikibazo kibaho bagendera kuri biriya bintu, kwako uba ugomba kuba warabisomye. Nanone ikindi kintu nanone twasa nkaho twitsaho, tumaje kumva hano corporation urwego biriho, wumvishe yuko nanone ari ngombwa cyane kugira icyo usobanukirwa, yaba niba ugiye gufungura enterprise, yaba ugiye gufungura company limited by shares guarantee, bitewe n'urwego rw'ibyo ugiye gufungura. Ufungura charity ntabwo wayifungura ari LLC by share, akenshi bijya mu magaranti, cyangwa se izindi nzego, kuko mu Rwanda dufite types enye, ntabwo arizo naje gusobanura z'uburyo umuntu ashobora gufunguramo company under LLC. Ahangaha iyo nashatse kuvuga ni by share, kubera ko ariyo profit oriented, niyo igana ku nyungu cyane. Ikindi cya mu buryo buziguye, kwako n'ibindi nabyo bifite uko byunguka, ariko ntabwo ari byo twaje gusobanura hano. Hano ikindi kintu nanone cya nyuma tugomba gusobanurira hano n'abantu, amakampani menshi arimo arahura n'ibibazo. Bamwe baranashaka no gukora ama diversification, bagahindura, wenda bakoraga bino bakaba bagiye kujya mu yindi sector. Niba wari uri wenda urugero muri graphic design, ukaba ushaka kujya mu bucuruzi, cyangwa se niba wari uri mu bucuruzi bw'inyanya, ukabona muri iyi minsi wajya no mu bwa pavuro, ariko ukabona nanone bitewe n'ukuntu ushaka kubikoramo ushaka kubikira ari business ebyiri, utazigira nk'indi product yongera muri line y'ibyo wari usanzwe gukora. Ahangaha ikibazo kiragira kiti, ukibaza uti se nafungura business ebyiri nkazishyira muri LLC imwe yanjye? Urugero nari nsanzwe afite company yitwa hariya cyangwa hariya group, noneho ndari mfitemo business, ndavuga ngo ngiye gushyiramo business ebyiri. Ahangaha kuba byashoboka technically birashoboka, ariko ikibazo wacyanyacyo wagakwiye kuba wibaza, ushobora kwibaza ubundi nashobora kumanaginga cyangwa nashobora gukora managinga neza zino business ebyiri ziri muri iyi LLC cyangwa muri ya company nari mfite? Ibi bishatse kuvuga iki? Kwako izi business iyo uzishyize muri, iyo uziraninze cyangwa iyo ziri muri business imwe, bisobanuye yuko uba uri kuzizana mu mariske. Riske imwe ishobora kugira yahita ijyana no mu bindi. Ni ukuvuga ngo urugero, niba mfite business A na business B, riske zazanywe na company B na company B zishobora kujya no muri company, zifite ingaruka zagera muri company A, kubera yuko byombi warabivanze bimanagingirwa muri business imwe. Niyo mpamvu abantu benshi akenshi, kubera yuko ahangaha impamvu ya nyamukuru umuntu afungura LLC companies ni ukugira ngo arinde yuko yavangavanga ama assets ye akajya no mu liability. Hano ntabwo dusobanuye yuko hari ikiza muri byo, ahubwo hano umuntu agomba kureba niba koko ari tayari yo kuba yaraninga ibyo bintu byombi biri kumwe, kubera yuko bisaba akazi, cyane cyane mu buryo bw'imisoro, kubera ko ugomba kumenya niba wazigize ebyiri, imisoro iyo ugiye kubitanga ubitangira rimwe. Ni ukuvuga ngo hariya ni
counting cyangwa icungamutungo rya hariya n'icungamutungo ryanga iyo igihe cya nyacyo kigeze cyo kuba wajya kudeklara ugomba kuba uri tayari yo kuba wabihuriza hamwe kugira ngo bize kugenda mu izina rya business imwe. Ni ukuvuga ngo hano uyishyize mu mariske menshi n'ama management, aka ni akazi kenshi uba wihaye. Iyo uzifasha ari ebyiri zikajya muri imwe ni byiza, ariko iyo uzigize imwe ukajya ukora n'indi ikajya ukwayo ni akazi, kuko yaba hari ugira ababimanaginga ukajya n'amanaginga, urumva n'imishahara wishyura iriyongera. Wenda niba ari mu ma building atandukanye, no kuvuga ngo no kuba wakodesha biriyongera, yewe n'uburyo ibintu bitwarwa hariya n'ibitwarwa hino biraba bitandukanye. Ariko nyuma ibyo bita subsidiary nanone muri RDB biremewe. Iyo uyifunguye hari uburyo uyiregisteringa, hanyuma ugatanga n'inyandiko zibyerekana, hanyuma umuregistrare akabyemera. Ntabwo bitinda, akenshi hari n'igihe wigirayo mukibonanira ukamusobanurira bakabasha kuba babigufasha, cyangwa se ukaba wagerageza no kwegera abakonsulta bakwegereye kugira baguhe inama zisumbuyeho, kubera ko bino bintu kwa ari amategeko akugonga iyo bibaye ngombwa, cyane cyane iyo umuntu agiye gufunga kampani. Niyo mpamvu bikunda kugorana, hari ibintu byinshi bamusaba agasanga batarabyitayeho, cyane cyane kubika impapuro z'icungamari, ibintu byose n'amadeta yamwe namwe benshi batitaho, ariko afite icyo asobanuye mu buzima bwa kampani. Dusoza, ikintu cya nyuma nshobora kukubwira, gufungura kampani n'ubuzima ni ikiremwa, twavuga ko ari ikiremwa uburemye. Kiriya kiremwa uburemye kiba kigomba kwitabwaho. Ni ukuvuga ngo buri kintu cyose kikigenzeho kigomba kubikwa, buri kintu kigombwa cyose kigomba gukorwa. Hari byo ugomba kwitaho muri icyo ngicyo, hari ukuba wakishyiriraho imisoro n'amasiranse mu gihe bibaye ngombwa, kugira ngo niharamuka habaye ikibazo iza asiranse zizaze kugutabara, cyangwa n'inkongi cyangwa icyo ari byo byose bitewe n'ibyo ari byo. Ikindi nanone ni ukuvanga abantu bakitaho bose, niyo mpamvu baha kontra kugira ngo batazacyangiza. Ikindi kintu nanone nawe ugomba kugitekereza icyatuma ubuzima bwacyo bugenda neza, ko wakora bizi uko kigenda neza nawe niko utera imbere, kandi nako brand izamuka. Akenshi brand yonyine ubwayo wahaye kampani yawe ishobora kugutabara mu bihe bitoroshye, cyane cyane nk'ibi ngibi, kubera ko iyo brand izwi ubwayo irigurisha. Niyo uhindure business wakoraga ikajya mu yindi, iyo business yindi ugiyemo itwara ya yindi. Abantu iyo bizera hariya banizera ko n'ibyo ngibyo uzabishobora. Niyo mpamvu ari ingenzi cyane yuko abantu tugerageza gusobanukirwa amategeko ya kampani mbere yuko tuzifungura, na nyuma yo kuzifungura tukagerageza kwihugura cyangwa no kugerageza gusoma uburyo twabasha kuzibungabunga, kuko ni ingenzi yaba kuri wowe, yaba ku gihugu, ndetse no ku bantu bose. Yewe n'iyi ngiyi twita imirimo, nta kuntu warema imirimo ibintu byaba bitari ku murongo. Ndakeka hari byinshi wungutse muri iki kiganiro. Ugize ikibazo feel free kutubaza. Ciao, shalom, naho utaha.